meze mbere yuko agira ya ndwara y'agahinda gakabije. Murakoze. Twagira ngo tubakire rero muganga Felix Banderembaho muri uyu mwanya watwemereye kugira ngo tuganire ku buzima. Tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kubegera nk'umwe mu barimu bigisha ibigendanye n'imyitwarire, imigirire n'imyumvire n'imitekerereze, akaba nanone n'umuganga akunda uburwayi bwo mu mutwe butandukanye. Uyu munsi rero twari twifuje kubabaza, tumaze iminsi twumva abantu baravuga depression, banayishyize mu Kinyarwanda agahinda gakabije, hari n'abayita agahinda ngo kayongobeza ubuzima. Ese koko icyo ni ikibazo kirahari? Koko kiraremereye? Ese ku busanzwe mu buryo bw'ubuvuzi byitwa iki? Mwabisobanura gute? Murakoze. Murakoze. Nibyo, depression mu ndimi z'amahanga twavuga ko ari indwara y'agahinda. Ni ikibazo gihangayitse isi muri rusange ndetse no mu Rwanda by'umwihariko, kuko igaragara mu ndwara zimwe zifite umubare munini w'abantu bahura nayo. Ayo mazina yandi bayita indwara y'agahinda gakabije, agahinda gasaze cyangwa se nyongobezabugingo, kuko byose birakoreshwa. Icyo byose bihurizaho ni depression. Depression ikagira ibice, niba navuga ibice bitandukanye. Ntabwo depression zose twavuga ko ari depression majeure cyangwa se indwara y'agahinda gakabije. Ishobora kuba indwara y'agahinda, ariko uko ka gahinda kagenda gakura, kuko umuntu atavuwe bigahinduka agahinda noneho gakabije, ariyo twita nyine depression majeure. Turebye nko mu bushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018, iyo ndwara y'agahinda gakabije yagaragaye mu Banyarwanda muri rusange 11.9%. Urumva hafi 12% n'abantu benshi. Ariko noneho by'umwihariko bajya nko mu itsinda ry'abantu barokotse jenoside, bagasanga n'abantu 35%. Urumva ko n'abantu benshi rero bafite indwara y'agahinda noneho gakabije. Iyo gakabije urumva ko ni ya depression twavuga ko yabaye majeure. Muri rusange rero depression twavuga ko ni indwara yo mu mutwe, iri mu ndwara zo mu mutwe, aho usanga umuntu wagize ibyago byo kurwara depression bigaragarira cyane cyane mu maso, ko umuntu agaragara ugasanga umuntu yijimye, yihebye, mbese ukabona ko amarangamutima ye nyine navuga yagiye hasi. Ariko nanone hakaza no kuba hari gutakaza ibyishimo mu bintu bitandukanye umuntu yari asanzwe akunda. Ibyo bibiri byombi, gutakaza ibyishimo mu byo umuntu yari asanzwe akunda no kuba umuntu afite iyo visage iri sombre cyangwa se yijimye mu maso, nibyo bimenyetso bya mbere by'ingenzi tugomba kubona muri depression. Bikaba bigomba kumara byibura igihe kitari munsi y'ibyumweru 2. Hanyuma rero icyo gihe bihindura imitekerereze y'umuntu, uburyo yatekerezaga, ugasanga ari umuntu utekereza ko ibintu byose bizagenda nabi, cyangwa se ko abayeho nabi, ko nta n'ikintu yabasha kwimarira. Kuvuga ngo ibitekerezo rero byangiritse, n'imyitwarire y'umuntu nayo iraza kwangirika, ugasanga ibyo umuntu akora byose, uretse ko no muri depression n'izo mbaraga zo kugira byinshi umuntu akora ziba zagabanutse kubera ko akubura ibyishimo. Ugasanga nyine umuntu ahubwo araguma hamwe, arumva yakwirirwa aryamye cyangwa se yirirwa yicaye. Ashobora no kujya mu biro nk'uko, ariko ugasanga umunsi bwije nta kintu yakoze, kandi nyamara yiriwe mu biro, kubera ko ibitekerezo bye bitamwemerera gukora planning cyangwa se kuba yapanga ikintu runaka ngo agikore. So muri musange navuga rero ko depression ni ubwo burwayi bujyanye no kuba umuntu yijimye mu maso, bituma umuntu atakaza ibyishimo, kandi ugasanga bihindura imitekerereze, aho umuntu aba atekereza ibitamwubaka, ndetse n'imyitwarire nayo ugasanga ari ya myitwarire itamufasha. Niko navuga muri make indwara y'agahinda gakabije, kuko indwara y'agahinda cyangwa se kugira agahinda buri wese yabigira, ariko bihinduka uburwayi kubera ko byamaze nyine icyo gihe cy'ibyumweru 2, hejuru y'ibyumweru 2, kandi ugasanga hari n'izindi ngaruka zajemo mu mibanire n'abandi, cyangwa se mu buryo umuntu yuzuza inshingano ashinzwe. Birumvikana. Murakoze. Ubwo numvise duhaye ishusho y'ukuntu uwo murwayi aba ameze. Mpita nibaza, hari Abanyarwanda muri rusange bashobora kuba bafite icyo kibazo, bagera kuri 12%. Uvuga ko ku cyiciro cy'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi bo bihita imibare iri hejuru cyane. Mpita ntekereza ko byaba bifitanye isano n'amateka yabo. Hahita nibaza, iyi ndwara si ubundi iterwa n'iki? Yego.
Indwara impamvu zishobora gutera depression ni impamvu zitandukanye. Akenshi reka mvuge yenda nashyira mu navuga ngo nko kugira icyo umuntu abura. Nimvuga kubura, hari ukubura umuntu, gutakaza abantu wakundaga, hari ugutakaza ibintu, wari ufite inzu wubatse barayishenye ku mpamvu zitandukanye, cyangwa se ibiza birayitwaye, cyangwa se barayiguhuguje, kubura akazi, urumva rero kubura umuryango, kubura abantu, urumva ko kubura abantu cyangwa se ibintu ni zimwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutera indwara y'agahinda gakabije. Hakaba ibikorwa bimwe murashobora kugirirwa, guhohoterwa cyangwa se kugirirwa nabi, akarengane gatandukanye. Hakaba n'impamvu noneho zishobora guturuka ku byo umuntu ashobora kuba yakoresheje nk'ibiyobyabwenge, cyangwa se n'indwara zisanzwe umuntu ashobora kurwara, cyane cyane za ndwara tuvuga ko zidakira cyangwa se ziri chronique. Bakubwiye ko bagusanzemo ubwandu bwa sida, ko warwaye diyabete cyangwa kanseri. Urumva izo ni indwara umuntu atabasha kwihanganira, ku buryo hari abakurizamo kwiheba, ugasanga ya depression iraje. Impamvu rero ziratandukanye. Hakaba noneho n'impamvu nakwita ko zishobora kuza mu mpinduka z'umubiri, nk'imisemburo cyane cyane tugira buri imisemburo ituma tubasha kwishima. Hakaba n'imisemburo usanga ituma umuntu noneho yababara, ugasanga ya marangamutima ye yagiye hasi. Urumva rero iyo misemburo nayo yaje kuba kamvuge ngo yabaye mike mu mubiri, nk'umusemburo wa serotonine, niba ariko nawita, ni umusemburo uvuga ngo iyo ubaye muke mu mubiri nabyo bizamura ibimenyetso by'indwara y'agahinda. Niyo mpamvu mu miti batanga bavurwa n'imiti, nuko ya miti iza kubuza ko wa musemburo wa serotonine uza kuba mukeya mu mubiri. Impamvu rero ziratandukanye, ariko izo mpamvu zose navuga zikubakira ibyo bibazo navuga umuntu ahora nabyo mu buzima, bikubakira kuko twakwita ubushobozi buke bwo kwihanganira ibibazo, cyangwa se vulnerabilité, cyangwa se capacité ya resilience iri hasi, kuko abantu bose bashobora mu buzima busanzwe bashobora guhura n'ibyo bibazo, kubura abantu, inshuti, abana, bavandimwe, abantu bo mu muryango, cyangwa se kubura akazi, cyangwa se kubura ibikoresho, inzu, imodoka. Ariko ntabwo bivuga ko uhita ugira depression, kuko hari ubusanga nyine afite bwa bwirinzi bw'umubiri, cyangwa se bwa bushobozi bwo kwakira ibibazo, ubudaheranwa, yego. Ugasanga rero ibyo bibazo byabaye bitaza gutuma yagira ya ndwara y'agahinda gakabije. Hakaba rero n'izindi mpamvu nko kuba dushyiramo bya bibazo byo kubura, turashyiramo no gutandukana, kuba umuntu yatandukana n'uwo babanaga, za divorce. Hakaba ibibazo twavuga bishobora guturuka mu kazi, kubera ko yenda umukoresha hari uko agenda gutoteza cyangwa se akubangamira. Izo zose ni impamvu zitandukanye zishobora kuba zatuma umuntu biza kugaragara ko yagize iyo ndwara y'agahinda gakabije, ku mpamvu z'uko yabuze kivurira, yabuze umwitaho, umufasha, cyangwa se yabuze na bwa bufasha bw'abaganga. Murakoze. Birumvikana neza ko kugira ngo tuzavuge ko umuntu arwaye depression si uko aba yahuye n'ikibazo gusa, nuko yahura ahubwo n'icyo kibazo, ariko nawe mu misusire akaba asanzwe afite ubwo bushobozi bukeya bwitwa ubudaheranwa mu kinyarwanda. Yego. Hari rero nkurikije uko mwabisobanuye, hari ikibazo mpise nongera ndibaza abantu dukunze gukura nacyo bavuga. Ubwo runaka ngo yarwaye depression, ngo none ntakiva mu kabari, ngo rwose asigayemo agacupa ku buryo bidasanzwe. Yego. Runaka ari umugore mwiza ufite imico myiza utuje, none nta mugabo ukirenga iwiwe, wenda yakoze divorce, cyangwa se yapfakaye, cyangwa se yabuze umukunzi, yari umukobwa witegura gukora ubukwe, ariko kumva bakavuga mbere rwose yari umukobwa witonda, atapfa kuryamana n'uwo abonye, ariko noneho akaba asigaye abikora mu buryo bw'akajagari. Nabyo umuntu yabifata nk'ikimenyetso, biba bimeze bite? Yego. Yenda ntabwo navuze ibimenyetso byose by'indwara y'agahinda gakabije, navuze cyane cyane navuga iby'ibanze dukunze guheraho, gutakaza byishimo mu bintu byari bisanzwe bishimisha umuntu, no kuba hari iyo mood yijimye cyangwa se amarangamutima yijimye, ariko harimo gusinzira cyane cyangwa se kubura ibitotsi bukarinda bucya. Uretse ko abantu bafite indwara y'agahinda gakabije, hari abashobora gusinzira ariko bagakanguka kare, agasinzira nk'amasaha 2 cyangwa 3, kugihera saa 8 saa 7 akaba yakangutse kugeza mu gitondo, akaza kongera gushaka gusinzira ahubwo bukeye saa 12 cyangwa saa 1. Hari ukubura concentration, navuga ni nko
kutagira ubwo bushobozi bwo kuhugira ku kintu runaka kijyanye n'akazi cyangwa se ikintu cy'ingenzi. Hari ibibazo bijyanye no kubura apeti cyangwa se ugasanga apeti yabaye nyinshi, hari ugucika intege, umuntu akumva nta mbaraga afite, nta initiative yo kugira ikintu atangira runaka, n'icyo atangiye ntagisoze. Hakaba ibibazo bishobora kuza bijyanye n'umubiri cyangwa se imikorere y'umubiri, birimo nabivuze kudasinzira neza, kuribwa umutwe, kubura apeti, ariko harimo no kuba umuntu yatakaza ibiro. Cyane cyane tuvuga ko gutakaza ibiro bijyanye na depression, umuntu atakaza nka 3% by'ibiro yari asanganywe. Urumva iyo ukoze imibare ukareba ibiro umuntu yatakaje, kuko ushobora kubona ko ari ugutakaza ibiro bishingiye kuri depression, bitandukanye no gutakaza ibiro umuntu abishaka kugira ngo yenda agire taye yifuza. Hakaba rero kuba umuntu yananirwa gusabana n'abandi, ugasanga hari inshingano cyangwa se imibanire n'abandi byahindutse kubera ko yumva ashaka kuba wenyine, yumva ashaka guhora yigunze, yumva yakwigumira mu buriri. Hari abo usanga bababara mu ngingo, ugasanga umubiri uramurya ku buryo mu ngingo, miskere ziramurya ku buryo na za mbaraga nke zo kumva ntacyo ashaka gukora nabyo biza kuziramo. Ugasanga umutwe ushobora kumurya kubera na bya bitekerezo bihora bigaruka, atabasha kubonera cyangwa kuba atasinziriye neza. Impamvu rero ziratandukanye, ibimenyetso biratandukanye. Icyo mwari muvuze cyo kuba rero umuntu yajya kunywa agacupa, nibyo bikunze kugaragara ko hari abantu usanga yabaye yibera mu kabari kuko niho hashobora kumuha ibyishimo. Ni uburyo bwo kugerageza gushaka ibyishimo kubera ko ibintu byose byaranze, nta kintu abona kindi cyamushimisha. Noneho agatekereza ko kujya mu kabari kunywa biratuma yibagirwa ya mihangayiko yose yari afite. Akabari rero kakaza kuza, cyangwa se inzoga, ibiyobyabwenge bikaza kuza muri za mpinduka twavuze z'imyitwarire, nk'uburyo umuntu ari kugerageza gukoresha kugira ngo ahangane na ya ndwara y'agahinda. Ugasanga arajya mu kabari kuko yenda mu rugo hari ibibazo. Iyo atekereje ko agomba gutaha mu rugo kujya kongera kurebana na wa mudamu bahanganye, bimutera ubwoba, bukamutera impungenge ku buryo yumva agomba guhunga urugo. Ntabwo ari buruhungire ari ku gasozi, mu muhanda cyangwa mu ishyamba, bitewe n'ubushobozi. Ugasanga yagiye mu kabari. Hari n'ujyayo akajya kwikopesha cyangwa se kujya kwanduranya ko abandi bagomba kumusengerera. Urumva rero ko kuba umuntu yakoresha ibiyobyabwenge bikunze kuba imwe mu myitwarire umuntu yagaragaza nk'ikimenyetso cy'uko afite indwara y'agahinda gakabije, nk'uburyo nanone umuntu agerageza gukoresha kugira ngo arebe ko yahangana na ya ndwara y'agahinda gakabije. Mwavuze rero ku bijyanye n'umudamu ushobora gukenera gukora imibonano mpuzabitsina birenze kubera ko yenda yatandukanye n'uwo babanaga cyangwa se kubera ya ndwara y'agahinda gakabije. Uko umudamu yabikenera niko n'umugabo yabikenera, nabyo bishobora kuba impamvu, bishobora kuza ari nk'ingaruka za ya ndwara y'agahinda gakabije, kubera ko impamvu umuntu ajya gukenera kuba yakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bukavuga ngo fréquence iri hejuru, nuko hari ukuba hari za ntege nke umuntu yagize z'umubiri zitakibasha gutekereza kureba igikwiye, bityo uwakenera wese ko baryamana ntabashe no kugira imbaraga no kugira ubumenyi cyangwa se uburyo yagomba kumuhakanira, cyangwa se bikaba ari nk'ikintu ari nk'imyitwarire iza nk'uko umuntu, nk'ikimenyetso cyo kwirambirwa, ko umuntu yirambiwe, yumva yarihebye, yarahaze ubuzima ku buryo atagitinya no kuba yakora ya mibonano mpuzabitsina, akavuga ngo ishyira ubuzima bwe mu kaga, nko kuba yahura n'abo bagabo benshi, kuba yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuba yenda reka mvuga urugero yagize ubwandu bwo kurwara, yagize ubwandu bwa sida kubera impamvu zitandukanye, ariko muri kwa kutabyakira no kwiheba nawe akumva agomba kwanduza benshi, ugasanga arasigaye abikora ku bwinshi kugira ngo nawe yanduze benshi. So rero kuba umuntu yagira iyo myitwarire itandukanye ijyana no gushyira ubuzima bwe mu kaga, harimo imibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo butandukanye mu kajagari, bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'agahinda gakabije. Nubwo mu kuvuga ibimenyetso twavugaga ko ubundi umuntu atakaza ibyishimo mu bintu byari bimushishikaje, kandi akenshi tuzi ko ubundi imibonano mpuzabitsina ikorwa kugira ngo umuntu yishimishe cyangwa se kubera ko afitemo iryo rari, ariko ntibibuza ko bishobora kuba ku mpande zombi, kuko twavuze ko umuntu yabura ibitotsi, harimo n'abagira ibitotsi byinshi kubera depression.
kuba umuntu yabura apeti kubera depression. Hari noneho nabo usanga ahubwo bashaka kurya cyane kubera ko muri kwa kwigunga no kumva agomba guhangana na bya bibazo, akaba yumva agomba guhangana nabyo mu kurya, ugasanga umuntu yagize apeti yabaye nyinshi. Niyo mpamvu rero n'imibonano mpuzabitsina, uko gukunda inzoga kandi yarasanzwe atazikunda, bishobora kuza ari byinshi bitandukanye nuko byari bimeze mbere yuko agira ya ndwara y'agahinda gakabije. Murakoze. Hari amakuru tujya twumva abantu bavuga ngo abantu bafite agahinda gakabije hari igihe bishobora kubaganisha mu kwiyambura ubuzima, kubera nkurikije n'ibyo mwagiye mutubwira, harazamo ikintu cyo kutaryoherwa n'ubuzima, cyo kudaha agaciro ahazaza, kutagira n'undi mugambi uwo ari wo wose uganisha mu iterambere cyangwa se mu cyizere cy'ubuzima. Bivuze ngo bifitanye isano no kwiyahura. Yego. Mpita rero nibaza, abantu bakunze kubivuga ngo runaka yiyahuye, ugasanga abiyahura cyane ni abagabo. Ese ubu burwayi hari ukuntu bwibasira abagabo cyane kuruta abagore? Ese abagore baba bavukana ukuntu bakingiye? Ese abagabo koko tuvuge yuko bari kondane bagomba byanze bikunze kugorwa n'iyi ndwara? Bihagaze gute mu buryo bw'ubuhanga? Yego. Depression nk'indwara y'agahinda gakabije, iyo itavuwe neza cyangwa umuntu atabonye ubufasha bukwiye, muko indwara zirakura, kuvuga ngo evolution y'indwara biza kurangira rero ibaye hajemo kwiyahura. Cyane cyane ko muri za mpinduka z'ibitekerezo umuntu agaragaza, uko umuntu agenda yiheba, yumva nta cyizere cy'ejo hazaza gihari, ubuzima buri kumubihira, atangira no gutekereza uko yahagarika izo ngorane, uko yava muri ubwo buzima. Ntabwo ari busaba umuntu ngo abimukorere, uretse kuba ubwe ari we muri ya mitekerereze igenda kamvuge ngo itameze neza, agatangira no kumva ko urupfu aricyo kintu yumva akeneye, yifuza. Biva mu gutekereza kuba urupfu yumva ariko ashaka, hagatangira no akagera kuri plan, utangira gutekereza uko wa mugambi washyirwa mu bikorwa. Bikageza uko azana no gutekereza na plan yakoresha. Hari gutekereza umugambi uko byakorwa nuko azabikora. Ese nzakoresha iki? Nzakoresha imiti, nzurira ipironi, nzajya mu muhanda imodoka ingonge, nzitera icyuma cyangwa nzakata imitsi, cyangwa nzanywa ya miti yica, bari imiti bakoresha mu makawa cyangwa se yica imbeba. Urumva ko n'abatinyuka bakajya mu mugozi, cyangwa kujya mu mugozi. Urumva ko umuntu yageze muri stade noneho yo gukora plan no guteganya uko azagera kuri uwo mugambi. Bikaza kugera ku cyiciro cyane noneho cyo gutangira kugerageza wa mugambi ariho tuvuga tentative de suicide, cyangwa se kugerageza noneho kwiyambura ubuzima. Niho ushobora gusanga nyine umuntu yegeranyije ibyo bikoresho, gushaka umugozi, kugura ya miti. Urumva ko bari kugenda asatira mu kwiyambura ubuzima. So kwiyahura rero bigendana cyane cyane n'indwara y'agahinda gakabije, nka evolution ya ndwara y'agahinda gakabije katabashije kuvurwa, cyangwa se umuntu atabashije kubona ibisubizo by'ubuzima bihamye. Turebye muri bwa bushakashatsi navugaga, imyitwarire ijyanye no kwiyambura ubuzima cyangwa kwiyahura nayo yagaragaye mu byo basuzumye, kubera ko mu baturage rusange, muri population rusange 0.5% mu banyarwanda urumva basanze baragaragayeho iyo myitwarire yo kuba bakwiyambura ubuzima. Mu gihe muri cya cyiciro cy'abantu barokotse jenoside usanga iyo myitwarire ijyana no kwiyambura ubuzima rimwe n'ibice 6%. Urumva rero ko kwiyahura birahari nabyo, navuga ugereranyije n'umuntu umwe cyangwa babiri biyambuye ubuzima kiba ari ikibazo. Nabo abo bantu nabo barahari ku bwinshi, kandi ugasanga abenshi nuko haba habanje iyo ndwara y'agahinda gakabije, bikaza kurangira umuntu atekereje kwiyahura, bikarangira akaba n'ababigeraho. Wavuze ko abagabo ari bo bakunze kugaragara kenshi mu biyahuye, nibyo. Ariko iyo tugiye kureba indwara y'agahinda gakabije cyangwa depression, abadamu bundi nibikunze kugaragaraho benshi cyane ugereranyije n'abagabo, ku mpamvu z'uko yenda abagabo bashobora kugira uburyo babasha guhangana na bya bibazo twaze tuvuga nko kunywa inzoga, cyangwa se kugendera mu kigare, bityo bikaba byatuma umuntu abasha cyangwa gukora siporo, ugasanga nibishobora kumufasha cyangwa se gutinza ko ya depression yamugiraho ingaruka. Hanyuma twareba rero mu abagerageza kwiyahura ni bande, kuvuga ngo n'abadamu bashobora kubitekereza no kubigerageza, ariko dukunze kubona benshi biyahura cyangwa se babigerageza
ari abagabo, kubera ko urumva ko biza gusaba n'izo mbaraga zo kugira ngo wa mugambi ubashe gushyirwa mu bikorwa. Ndaguha urugero, hari abantu bakunze gufata imiti ivura depression, antidepressant medication, ashobora kuba afite bya bitekerezo byo gushaka kwiyahura ariko akabura imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Hanyuma bamuha imiti ivura indwara y'agahinda gakabije, ubundi ni imiti usanga itangira gufasha umuntu mu byumweru 3, ariko ugasanga kubera ko ya miti itangiye gusa n'imufasha, itangiye gukora, bikaza gutuma noneho ya plan yari afite yo kwiyahura abasha kwishyira mu bikorwa, kubera ko akabaraga gatangiye kuza bitewe na ya miti yari ari gufata. Niyo mpamvu abantu baba bagomba gukomeza kumucungira hafi, kumuba hafi, kuko hari igihe abantu batekereza ko ubwo ari kwivuza, ubwo ari ku miti, buriya nta kibazo gihari, nta zindi mpungenge tugomba kugira, ariko abantu bakaza gutungurwa nuko ahubwo umuntu yiyahuye mu gihe babonaga ko yaratangiye koroherwa, yaratangiye kumera neza. Ni ukuvuga ko rero ya miti yari itangiye kumufasha, noneho mu koroherwa akaza kubona imbaraga zo gushyira za plan yari afite zijyanye no kwiyahura. Urumva rero ko biza gusaba imbaraga, biza gusaba kamwe mu gushirika ubute, niba ariko nabivuga rabo kwiyahura nyine no gushirika ubute, no gushishikara. Ugasanga rero nyine abagabo nibo baza kugaragaza ubwo bushobozi bwo kubasha gushyira umugambi wo kwiyahura mu bikorwa bikanakunda. Niyo mpamvu tubona umubare munini w'abiyahura ari abagabo, ariko iyo tugiye kureba mu mibare nuko ubundi abahura na depression hagati y'abagabo n'abadamu n'abadamu cyangwa se igitsina gore ugereranyije n'igitsina gabo. Murakoze cyane. Mu gusoza ndi kwibaza, iki kibazo muravuga ko gihangayikije isi muri rusange, ariko mu Rwanda ho kikaba gifite indi ntera bitewe n'amateka twanyuzemo nk'abanyarwanda. Numvise yuko buri cyiciro muvugamo imibare mugashyiraho abacitse ku icumu, kandi bikaza bisa n'ibyikubye gatatu, bigaragara ko bifite uburemere bw'umwihariko. Nkibaza, ese twabwirwa n'iki, twakora iki gihe umuntu agaragaje, hari ukuntu tujya dusangira n'abantu, umuntu avugangewe n'ubundi ibyo ntimubimbwire ntacyo bikimbwiye, ubuzima ntacyo bikimbwiye, kandi njye mbona muntesha umutwe, nzanabereka ikindi gisubizo nafata, hari igihe mutazamumfite numva nanigendera, ukumva nyine bya bindi mwavugaga arimo arabikomozaho. Uyu muntu twamufasha dute muri iki kibazo bafite? Yego, urakoze, kuko ni ikibazo ngira ngo abantu bose bagombye kubaza cyangwa se no kumenya. Depression yaba yoroheje, iringaniye, cyangwa se depression ikabije, twita depression major depressive episode, ni indwara zivurwa kandi zigakira. Kugira ngo rero umuntu abone ubufasha, nuko depression ni indwara ivurwa igakira, bikaba byiza iyo umuntu yagiye kwivuza kare, yabonye ubufasha kare kandi akubahiriza n'amabwiriza y'abaganga. Ivurwa rero ku buryo, reka mvuge, butatu bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere ni gukoresha imiti, kubera ko imiti iza gufasha mu gusubiza ku murongo ya misemburo yo mu mubiri iba yabaye mike, yahungabanye, kandi bigafasha umuntu mu mpamvu zitandukanye. Hanyuma hakaba rero n'ibiganiro twita psychotherapy, cyangwa se kuvura hakoreshejwe ibiganiro, niko nabyita. Ibyo biganiro biza rero bijyanye mu gufasha umuntu guhindura ya mitekerereze, kugira ngo hari ukwakira ibyamubayeho, ibyo yabuze, ariko rero kumufasha muri ya mitekerereze kugira ngo abashe kongera kugira icyanga cy'ubuzima, abashe kubona ko abashe kongera kugira ubuzima bufite intego, abashe kongera kumva ko hari ikintu yakwishimira. Ibyo rero bishoboka kubera ko weretse umuntu, hari ukumusobanurira indwara, kuko iyo umuntu azi icyo arwana nacyo, amenya nuko agomba kurwana nacyo no guhangana nacyo, amenya nuko agomba kubyirinda. Urumva rero bijyana no kumusobanurira ibiri kumubaho, ibyo ari byo n'impamvu yabyo, kumusobanurira depression y'icyo ari cyo, binatuma aza kumva koko wamugana ikibazo ari guhangana nacyo, kugira ngo nawe bizamufashe kugira ngo agire uruhare mu kuba yahindura ubuzima bwe. Hanyuma rero ibindi biri kumufasha kongera kwiga gusetinga goal z'ubuzima, cyangwa se kubaka imirongo migari y'ubuzima, kugira ngo yongere abone ko ubuzima hari icyo hari bufite impamvu, afite impamvu yo kubaho, kubera ko hari n'abandi nawe areberera cyangwa se agomba gufasha. Hakaba noneho rero igice cya gatatu navuga kijyanye no kumufasha kwiyubaka mu buryo bw'ubushobozi cyangwa se bw'ibikoresho,
nahoze tuvuga mu bishobora gutera depression, hari ukuba umuntu yabura ibintu, nuko yenda ashobora gushakirwaho kuba, yashakirwa uburyo bwo kubasha kwivuza, yashakirwa ibyo kurya cyangwa se n'imyambaro mu bagira neza. Ibyo byose rero uko ari bitatu ni inkingi ndavuga za mwamba gukoreshwa kugira ngo bafashe umuntu waba wahuye n'indwara y'agahinda gakabije. Murakoze cyane, ndumva twasoreza ikiganiro. Nawe ukurikiye ikiganiro ushobora kuba muri bagenzi bawe hari ubona asa naho yahinduye imyitwarire ugereranyije n'ukuntu yakundaga ubuzima, yakundaga gususurutsa abandi, yakundaga kugira akanyamuneza, ariko ukabona hari ibintu atakitayeho kandi byari biri mu by'ibanze yahaga agaciro mu buzima bwe. Hanyuma hasi muri comment mushobora kutubwira namwe uko mufasha abafite ibyo bibazo, uko mu byumba, ese mwebwe iyo mwagize icyo kibazo mugisohokamo muti, ese iyi ndwara koko mwe murayibona nk'ikibazo? Murakoze, mukomeze kudukurikirana naho gutaha. Yego, murakoze namwe.